Mutashya amahoro se. Yego mada tubonye tuyaza. Adobikwa mu kizibizina madamu wanze urgihora mbere y'ibindi byose. Ubundi ko numva guzaheramo imyaka 7 akakanyirashira. Gashirira menye wifuzaga kaheramo. Hako ndabimwifuriza se ibyaha byiwe yahani. Gambirizwa iminyuru yuzuye amasasa nawe ntugakabe. Hako ngabije ikikaje gucuruza ibiyobyabwenge kumva ko atari kubihata abana b'u Rwanda. Wowe nshuti yanjye gereza ni ya twese. Winshyiramo ni ya mwese abanyabyaha nge se ndimo. Ashaka ko nta mugabo utahisanga waretse kwihenura. Asangwa bakoze ibyaha nge nta byaha mfite. Ikuko no kuba waratwaye umugore w'abandi nacyo ari icyaha. Kimwe nawe kuba waratwaye umugabo w'abandi cyaba ari ikindi. Uru wande. Nguki? Wowe ntacyo wari cyaha ahubwo nakugize kimwe mu kiriho. Nyumvira ngari isasu ryawe natwaye nanjye rigiye kuzanyicira. Bikwicira se rikugize iki? Buri uzatinya umuntu wigamba ngo ni wowe wandiye sha. Kargisha sutu nacukishije se. Ratugarutse amahoro. Amahoro ndabona ni mwarimu yari wakibara ngo turi inshuti watujurira umugore. Ariko ngaro ntiwamishimwe byibuze ko nanakorereye n'umwana. Iki? Madama meza. Ibyo ntabyo nzi. Bashana ngo barakubizi. Yego nyine ndabizi ariko nabuze imbaraga zo kubikubwira. Sikire rero. Nazo mfite. Hariko menye ibiyobyabwenge bisigaye byemewe. Buruzi ko umugore we kanje yamucyuye. Amucyura se n'inka. Imwe se karimo inka 3. Gukanje? Cyo kuzereka nkubwire ni we muntu w'imbwa wabayeho mu mateka y'isi. Nagusaba kuja kubimbwira muri iki gitondo nibwo kibimenya natinze kubikwibutsa. Reka nkubwire hari igihe uzabyuka ugasanga n'imihango wayigiyemo. Nose no kubera iki numva biramukemo muri iki gitondo. Ngaragiye gufungura. So nanisoni ibyo mukore ntabyuzi. Kose haruwo nigeze mfungira. None akigera mu buroko ntiwahise winjira urugo rwe. Nose umugore we n'uruhinja ku buryo narugiyemo ntabyanga. Firebye aho ubivuze neza ngo umugore wande wahoze ari uwe nawe ukurura kuzi. Nge nagize n'isoni zo kujya kumusura. Tambwira ushaka kuvuga ko atazi ko umugore we namutwaye ubusa. Urugire ngo abiroti kabano twajyaga kumusura ari ngewe nawe n'umugore we azayakuraho amakuru. Mva wakimawe kongera kuvuga umugore utavuze umugore wanjye turaza kubipfa. Ariko mbeshye iki inshuti yawe irajya mu buroko akugira ngo yisigarire ku rugo warangiza ukarwinjira. Nubundi rero bibare nka hano rusigayeyo kuko nta rungu rwagize. Hanyuma uko ageze mu gihugu urahita uruvamo se. Nose de mu rugo rwa kari umugore we waje iwanjye. Nyiri urahita umurekura atahe mu rwe. Ariko urwo ruhu yagiye gucuruza itabi zatuma maramo imyaka 7 yumva umugore w'iryo rungu azariki. None se utekereza ko ibyo byaha yabikoze atemo kurwanirira urugo rwe. None rurihe? Rwashimuswe na Yuda wiyita inshuti ye. Ahubwo mwebwe mwakishimye kuko yinjira n'inshuti. Iyo nza kumureka n'ubushyuhe yari afite yari kwinjirirwa n'uwo hanze. Byarutwa kabo wanza kugira ngo yitwe wowe n'ukuntu yari akwizeye. Icyo cyizere azashaka undi muntu ajyasha kuko na Yesu wakizeye Petero byarangiye isake mutegetse kumugambani. Wena nubwo uri Petero Yuda na Petero bimvanye. Nose ndemife ikintu kiza ntiwagiye inshuti ya cyane rwose. None ngaruwe ntitwari inshuti. Nini nyiturano niriya wamuhaye. Hoya ahubwo kuko umugore we yaramukunze akugira ngo atwarwe na rubanda ninjye wamutwaye. Ahubwo amahoro hari nuko ngaru nta bukwe bakoze. Niyo baba barabukoze rego umugore agomba kugendera ku mahitamo. Nukuri barabivuze ngo mu nshuti zawe ntihaba urukunda umugore wawe. Ndamukunda gasenge sinabukunze nyuma y'uko uri yafunzwe. Ngaho basi nimwimukire kure nakajya babona muri karite. Hako ngenda hunga inzu nubatse kubera cya kigogi nacyo kizabihungisha amaso. Kiguze reka nkubwire ni we muntu wenyine twagendanye muri kuru yacu utari muzima. None se ndi umupfu ariko newe utari umupfu buri bufasha bw'umugore wa ngaru nibura yarakeneye. None se yarakeneye ko mutererana nkuko namwe mwabikoze. Mwabikoze gute? Niryamiraga mu nzu mukabona Randirodi ntihendaga kumwica ngo kubera icyo atarisho. Aho guhemukira inshuti yanjye wayereka igapfira mu bibazo ntugire ikintu na kimwe yifasha. Uretse we warayifashije cyangwa warayishimuse. Nguki haro nazanye ku ngufu se? Ahatari ku ngufu niyo ariko uriyo urebye ubuntu utaramufatiranye. Wowe se kutamufatiranye ubwo bwenge se urabufite wapi? Nukuri kw'Imana ubwo guhemukira inshuti twakuranye ubwo sinka bugira. Umwana ngaru yamusige simwishyura ishuri ntabayeho neza. Hanyuma birakuraho kuri mukanyuma. Kanyoko nawe ngende mukanyira cyangwa nyina ni mukanya. Akawe se ntiwinjira urugo rusanzwe ruriho. Ariko ruriho ruhengeye ko nashatse nashatswe. Hanyuma birakuraho ko yazanye ibitego 2 ku busa. Kunanya amacenga imbere y'izamara bo ndaba nsinzi cya gatatu. Gatanyuka inda wa gituntu cy'amatungo. Ubwo n'ubwenge. Ariko izo nama mwibutse kungira ruko afunguwe. Urumva ngo gatari ukwirengagiza. Urenge ngo tugushimagize mama. Kamama twamahirwe washimagiza mbibikisa ahubwo ko mwakamfashe ngaro tukamwumvisha ko ibyo nakoze atari amakosa. Buri igihe ugiye mukumva wakoze ibintu byiza. Cyane ahubwo mwihera no guhemberwa. None se sinafashije umuryango wari ugeze habi. Kabiri furu muzuru habise ngaro ubwo bufasha yarabagusabye. Ariko se ari kubunsabira mu buroko nawe ubwo yisabiraga ari ubw'impungure. Umugore niye yarasanzwe afite akazi. Ariko mwarimu wa primera hembwa nga 1,100 byatunga umuryango. Ko bihutunze buki kariyo mujye wowe winjiza ngaye. None se arayo gukodesha inzava. Bivuze ngo we nta n'ubufasha washaka gutanga icyo washaka n'umushahara wiwe w'1,100.
ariko nyakujundika uburozi mu ijigo we ibyo 100 yinjiza byakodesha inzu bikanagaburira abana si yari we n'abana be gusasa hanyuma ishuri ry'abana ubukode no gusura umugabo we bikavamo gute none se umugabo ni ngombwa kumusura si ngombwa rero niyo mpamvu nawe atigeze ajyayo wowe usubaye wowe wajyayo tubaye tukibana none se ko yabonye umugabo w'umusimbura ububencere bo bajya kumushakaho iki ingaro si n'umubencere ahubwo ni umuvetera yarashaje narekera abana mbiswa ngibyo ntago bindeba handi nahawe sawa gusa kuko nyine umutima wo gushinze ko wakoze ububwa areka imbwa no kubona ububwa ntago bitandukana ubu uri kubona nta kizima nakoze ngwiki ikizu cyawe ntago cyashaje amabati utarakizanamo umugore kutakimuhaye ngari cyaba kabe muruzi nawe umutima wawe mwiza nawonye gusa ko ngaragiye kuza muri ibonaniro ahubwo mube hafi inshuti yanyu iticwa n'agahinda kuko ubu n'umwana we ntago yemerewe kuva mu rugo ntiyakemera kuntakaza umukomere takomereka izuru bagasana hirya ingurube kikwarye gusa dirive ntasana umugo mfite kurumva imyuka ikiri yahindisha bakugaburiraga imungure cyangwa baraguhinduriye oya mwana agabanya ubwenge buke siko muri bayuda mwana shangaru ndabizi ko nakoze ubugome ntigeze ngaruka kugusura hanyuma ubwo wasobanura ko impamvu tugeze kunsura ari iyihe sha nabuze imbaraga zigaruka imageragere ni kure ikibazo nyine wowe na kanji n'amadamu usiko none ngongeye kugaruka none se niba umugore wishakiye ataragarutse ningiye kubirenganya erega umugore yari afite akazi n'abana ari kwitaho ninjye utagira akazi katagira konje se hanyuma ko umugore we ko nta konje kagira ahita yirirwa furi imyenda y'umwana nanjye rero sinaburaga ibindi nsigara nkora reka twizeye ko nta n'umwe uzongera kunkenera muri mwete buriya wasanga rero ugiye kujya wadukenera bya nyabyo ahubwo yenya mwana mbiri impamvu utansura kugusura n'itegeko wa mugabo we hakora bizi ko kumuvana muri baryabaye aryo ntabwo uri umuvandimwe wanjye rero nawe ukurura kuzi none se ubwo iki madamu ameze ati ibyo ntabyo nzi bashaka ntabwo bara kububizi yego nyine ndabizi ariko nabuze imbaraga zo kubikubwira sikire rero nazo mfite hariko menye ibyo bwenge bisigaye byemewe burizi ko umugore we kanje yamucyuye amucyura se n'inka imwe se karimo inka 3 ngo kanje yaramucyuye ubu ni umugore bamaranya amezi 4 mama Sofia wa ubu rero wakanje uramuvugishije iryinyo bari ku inzu yangiriye yawe se warubatse nyine imwe nari ntuyemo ngiro dirabirukaye ibikoresho byarimo byo ibyo wirimbaza uzajye kubibibariza hanyuma rero sasa ubwo batuye muri yanzu ya kanje niyubatse ujye neza umva rero shuti yanjye kwerekeza nkwereka ibyo nkorera ndabyangira iki cyane nkwerekeza umva rero umubwire ngaro mwizire ko nta mahano uri guteza sanga wishyira mu mwanya wanjye wari wakora iki nukubaganiriza nkumva impamvu babikoze hako wacoyewe usiko burya mpamvu utazana umugore maze kubivumbura nyamara uramora ubusa ndashaka kuzanya n'abazimu bakakuzibya amazuru wapozompa ukikwa kigufa iki ndumva utangiye gutukana kandi uramora ubusa urumva umugore wawe nta mpamvu yatumye agenda Jesse atekereza ko nta mpamvu yatumye mfungwa ibyo se biramureba ikimureba ni inyungu yari kuvamo ntayavuyemo rero we niyo ntagira icyo mubaza ariko kiriya kimara cyo niyasanze ibyandaritswe akandurura se hako ndimife timana yakanje inshuti yanjye mu byago koko ariko wibimvanga mu gihe umugore wa ari connection nagiranaga nawe hanyuma se cyajye umuntu ari kukigira inama izo namugire nizo ntazi umugore wanjye anshize ko nagiye muri gereza waramushika agiye mumva cyangwa mu bitaro iyo gereza uvuyemo humura irongera kwakira aho kuri umugore n'umwana ntacyo ndayisubiramo ariko subu asubu wowe turabigenza gute tuzajya kwa muganga ikibazo ni wenjye nta kibazo mfite none ubonye ikibazo ari ese kundebanye njye simfite umwana nyine tuzajya kwa muganga turebe ikibazo gihari gituma atongera kujya niwe wakagiye rero ko njye ndi muzima birazwe ibyo rero ntabwo bindeba bera tureba twese hari amakuru ndi mifege yampaye inshamugongo inde wapfuye ngaru yishwe n'ibikize kandi urifuza ko apfa ubwo se urumva nakwifuza ko umugabo wanjye apfa ngo nguki umugabo wanjye ni sisa w'umwana wanjye ariko uri muzima ntari muzima urabona napfuye ni iki mvuze kidakwiye ntari muzima urabona napfuye ni iki mvuze kidakwiye iyo atatinyuka mu kanwa kawe hagasohokamo ijambo ngo umugabo wawe subiza ibyo nakubajije abaye Timifege yambwiye ngo agiye gutaha Imana ishimwe ishimwe kuko umwanzi afunguwe umwanzi wande wiki abaye umwanzi wawe kuko afitanye ikihe kibazo nawe uburyo nzamwisobanuraho ntabwo ndi kubyumva icyo cyo nanjye sindi kucyumva ukuntu azamenya ko tubana ariko nawe ni mukuru bana arabaza kubaza ikizi ahubwo se yabaraza kubaza cyane se ari umwana we asundi twagiye inama ukazamuga ko atari uwe urarwaye abana bamugereka wose uzamwishirira ishuri ubu sawa cyari gifungiye n'inda wari uri kuryishyura si wowe se nyine wishyizeho inshingano ze ariko kuri kubivuga nk'aho mukumbuye ase mukumbuyemo ibiki kuba nishimiye ko umuntu agiye gufungurwa ni ikibazo ntabwo agiye ngo baramurekura uyu munsi byiza cyane kabisa umwana agiye gufashwa na se ariko azahita azahana na mutware hari icyo bitwaye se ariko wowe bitagitwaye bakuma mu kiba wawe ngo yatashye ukabyishimira ariko uzirikane ko ari n'inshuti yawe yari ariko ubu ngubu si duherukana ryari si ubundi nk'aho wavuga ko impamvu utajyaga yari iyihe wowe si impamvu utajyagayo ni iyihe yari umugabo wawe icya mbere cyo nakoze amakosa ayo makosa turayafatanyije kuko twarayakoranye none se
nsubira iwanjye ari wansanga Gasango muruzi ugenda he mada injana Okay. Mutashya amahoro se Yego mada tubonye tuyaza Kadobi ko mukiza ibizina madamu wanze urgihora mbere y'ibindi byose ubundi ko numva kuzaheramo imyaka 7 akakanya irashize gashirira menye wifuzaga kaheramo hako ndabimwifuriza si ibyaha byiwe yahani gambirizwe iminyuru yuzuye amasusa nawe ntugakabe hako ngabije iki kaje gucuruza ibiyobyabwenge kumva ko atari kubihata abana b'u Rwanda wowe nshuti yanjye gereza ni ya twese winshyiramo ni ya mwese abanyabyaha nge se ndimo ashaka ko nta mugabo utahisanga waretse kwihenura hasangwa abakoze ibyaha nge nta byaha mfite ariko uzi ko no kuba waratwaye umugore w'abandi nacyo ari icyaha kimwe nawe kuba waratwaye umugabo w'abandi cyaba ari ikindi wowe uri uwande nguki wowe ntacyo wari icyaha ahubwo nakugize kimwe mu kiriho nyumvira ngo isasu ryawe natwaye nanjye rigiye kuzanyicira kwicira se rikugize iki buriya uzatinya umuntu wigamba ngo ni wowe wandiye sha kargishaje si utuntu wacukishije se ratugarutse amahoro ndabona ngo mwarimu yari wakimara ngo turi inshuti batujurira umugore ariko ngaro ntiwamishimwe byibuze ko nanakurereye n'umwana ishimwe ry'icyo ko ari ubufasha gusa ariko nawe wifungurwa uvuga nabi avuze nawe unigishwa indendeko mu ijosi kikora kikoze agufunganwa n'abanyabyaha nawe usohoka urundi munyabyaha erega nawe asanzwe rero kuko n'ubundi nicyo cyamufungishije reka ibyo tubireke nko umwana wanjye ntawe nguhaye nuko ye ntabwo iyo ngibyo yanderera umwana imyaka utari wari se wari uzi ko yarezwe nani reka ibyo tubireke icyo kigo kimubyaranye kangahe ibyo se birakureba ako se niwe mbajije ariko waza ibyo agasubizwa ubajije ko atari wowe mbajije nyine rata byagenzuye nta mwana dufitanye kuko ibigaragara byashobora kuba ari n'ingumba ntabwo mwafungishije bwaye ko ntako tutagize ngo aboneke akabura umwana wanjye yigahe se Patrick ngwiki hishirwa nande nanjye ku mafaranga yanjye urumva ntarakurere karerwa busha narabigutumye se rata ntabwo ubwo wasubiramo neza ngaruzi biba wowe wandanya wirata urugo rwacu rwakongera rukabaho nabyangane se nakomeza kubana n'iyi ngumba ugize utegara ngize nti ntabwo nabura gusubirana n'umugabo mukuru ngaru uremera gusubirana n'umugore nagiye hejuru imyaka 5 we sinamwangira kuko yakuje ko yari gusa ukagira ariko wowe uribwe ntiwagarukira mu nshuti natufata umwana ku itayi musubize amafaranga nabatungishije ese ntacyo yagufasha amafaranga yanjye yose mbembwa se sinyazana tukayarya ntagabanyiriza agaragara wanjye kumutegera ku ishuri imyaka ko ibaye myinshi se wamumenye na nyina sara muyoberwara ndabizi n'ubu nta gikoresho na kimwe cyari cyasigaye mu nzu twari tujya muri geti irimo ubusa nabyangane se kandi twarahereye ku bundi uko ko nari uyansira nawe utwara akabikundi God have mercy upon us.